Nyemerere mbasuhuze mbashimire mwe mwakoze subscribe, share, comment na like, namwe mutarayikora ndabashimiye rwose ko mugiye kubikora. Imana iguhe umugisha aho uherereye, Imana ikurinde, Imana ikurebe neza, Imana iguhe icyo umutima wawe wifuza. Ngize nti ntukabure umwuka wera, umugisha w'Imana ujye uba kuri wowe uko bwije uko bukeye. Uyu ni umunsi Imana itwongeye, ni igihe Imana yongeye kutugenderera. Nimuhabwe umugisha n'Imana. Yesu abarebe neza kandi mbifurije kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi rero mbazaniye iki? Mbazaniye n'ubundi ijambo ry'Imana nk'uko nabibabwiye, kandi ikintu Imana yashyize ku mutima ni ijambo riremereye cyane, ni ijambo ry'ubuhanuzi, ni ijambo ry'ihumure. Numvise Yesu avugana nanjye, ndavuga ngo aba bantu b'Imana reka nanjye mbaganirize aya magambo Imana impaye. Ni amagambo afite intego ivuga ngo Imana idushoboze kandi Imana itugenda imbere. Kabiri, muri makeya dukeneye inkunga y'Imana, dukeneye ubutabazi bw'Imana. Uyu mwaka wa 2026 dukeneye amaboko y'Imana. Ndashaka kubabwira ngo Imana igutize amaboko, dukeneye amaboko y'Imana. Niyo rero tugiye kuvugaho, tugiye kuvuga ku kuboko kw'Imana, tuvuge imbaraga z'Imana. Muraza kwihangana ahantu ndi gukorera, bari kubaka, nimwumva utuntu tw'utunyundo turi kuvuga muri mikoro mwihangane. Yesu abaho umugisha. Turagushimiye Mwami Yesu, tugushimiye ko utwongeye undi munsi, tugushimiye akandi kanya keza uduhaye kugira ngo tuganire n'abakunzi ba Bigirehezo TV ijambo ryawe. Nubagirire neza rero, ubahe kumva no kumvira icyo umwuka abwira amatorero, kandi udukomereze amaboko rwose cyane. Ndasenze kugira ngo ubane natwe. Urakoze rero kugiye kunshoboza, Mwuka wera abe muri jyewe cyane. Aba bantu bose bagiye kumva ijambo ryawe, uduhe kumva no kumvira icyo umwuka abwira amatorero mu izina rya Yesu. Amen. Reka mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Mwe mukunda ijambo ry'Imana, mbifurije kuryoherwa n'ijambo ry'Imana. Dusome Bibiliya. Bibiliya ivuze iki? Mu gitabo cya Nehemiya, igice cyaho cya 6 umurongo waho w'8. Nehemiya igice cya 6 umurongo w'8 haranditse ngo, nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Subiremo iri jambo. Nanjye mutumaho nti ibyo uvuze ibyo nta byabaye, ahubwo ni wowe wabyihimbiye mu mutima wawe. Bose bashaka kudukangisha bibwira yuko amaboko yacu azatentebuka umurimo ntukorwe, ariko Mana yanjye unkomereze amaboko. Soreze mu gitabo Salomo yanditse cyitwa Imigani, igice cya 31 umurongo wa 20. Ho haranditse ngo, aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko. Muvuge ngo amen. Aramburira abakene ibiganza kandi indushyi akazitiza amaboko. Imana ishimwe. Mana, hari umuririmbyi uherutse kuririmba korasi yitwa Nowa Purito, ni umukozi w'Imana ubana n'ubumuga bwo kutareba, aracuranga, ni umukozi w'Imana ndamukunda. Yararimbye atera ikorasi ivuga ngo dukeneye inkunga y'Imana. Agera ku gitero yavuze ngo inkunga za ONU zabaye nke, iz'abavandimwe ziba nkeya, iz'imiryango ziba nkeya, ariko aravuga ngo ariko dukeneye inkunga y'Imana. Yesu ashimwe. Dukeneye inkunga y'Imana kugeza ku kigero twumva ko Imana koko idusapotinze. Kubera iki nzanye iri jambo rivuga ngo Imana igutera inkunga? Imana igutera inkunga, Imana ikuramburira ibiganza, Imana iguhe sapoti 2026, Imana ikwiyereke, Imana ikuramburira ibiganza 2026. Birashoboka ko wamaze igihe nta wapfumbura igipfunsi ngo akikupfumbutire cyangwa se akikubomborire,
ariko uyu mwaka nzanye ijambo ry'ubuhanuzi rivanga Imana ikubumburira ibipfusi. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira ineza y'Imana, akira guhura n'umugisha wawe, akira ibyo wari warabuze. Imana iravuze ngo cakira, fata. Donc mu yandi magambo, wari umaze igihe kirekire wumva ubuzima bwaranze, ariko Bibiliya iravuze ngo Mana yanjye nkomereza amaboko. Nehemiya avuze amagambo akomeye. Ni umugabo nkunda muri Bibiliya wagaragaje umutima ukomeye, agaragaza urukundo rwo gukunda Imana n'umurimo w'Imana. Ubwo i Babuloni hari abanyage, umwami witwaga Aritazeruzi ari ku ngoma ayoboye igihugu cya Babuloni, yigeze yahamagara umugabo bita Nehemiya. Ubwo bari bari mu gihugu cy'iwabo cya Isirayeli bakora umurimo w'ubutambyi, bari kubaka bakora imirimo y'Imana, Nehemiya akorana n'abagabo b'abatambyi bagenzi be. Hari umugabo bitaga Eliyashibu, nawe yari umwe mu bakora umurimo w'igitambyi, kuko Bibiliya igaragaza, nusoma Nehemiya igice cya 13:4, Nehemiya bigaragara ko Imana yari yaramuhaye umurimo wa gitambyi akora umurimo. Donc Nehemiya yarashinzwe icyo bita inyubako zo kubaka, yari umufundi. Noneho rero uyu bita Eliyashibu we yakoraga umurimo wa gitambyi. Imana tugenderere. Hanyuma ubwo Aritazeruzi umwami wa Babuloni mu gihe cy'ubunyage bw'Abisirayeli aza guhamagaza uwo bita Nehemiya, amutuma aramubwira ngo ndagukeneye ngo amwandikire n'inzandiko. Araza yitaba umwami Babuloni. Ngo amare kwitaba umwami Babuloni, igihe kiragera, Nehemiya yumva ko uwo yasize ku murimo w'ubutambyi bita Eliyashibu, kuko Bibiliya igaragaza ko Eliyashibu ngo Nehemiya akimara gutarabuka yitabye umwami, Eliyashibu yahise acomeka aba inshuti ya Sanibalati, Tobiya na Geshemu. Barakundana. Ngo bamaze gukundana babaye inshuti, ngo yakinguye n'inzu y'Imana. Za nshuti z'abanzi b'Abisirayeli zinjira mu buturo bwera bw'Imana. Ngo Eliyashibu atangira kuzereka, arazimurikira. Ngo azereka aho babikaga amaturo, azereka aho babikaga ishangi n'icyome, ngo abereka donc ahantu hose ku gikarabiro, abereka ahabaga imbaraga z'Abisirayeli. Ahantu hose agenda bakingurira. Abanzi b'Abisirayeli binjira inzu y'Imana, kugeza ubwo Sanibalati, Tobiya na Geshemu ngo bahise bahindanya inzu y'Imana. Inzu y'Imana barayihindanya, bayasambaniramo, bayigira nk'isoko. Ngo Nehemiya ari i Babuloni, ngo aza kumenya ko i Yerusalemu habaye amatongo. Imana ishimwe. Ndumva afashijwe n'iri jambo rivuga ngo Imana iduhe sapoti. Nehemiya aza kumenya ko i Yerusalemu hamaze kwangirika, amenya ko umurimo w'Imana wamaze gupfa, amenya ko inzu y'Imana yamaze kwinjirirwa n'abanzi bayo b'Abayuda. Aravuga ati ntabwo naguma ni Babuloni. Asaba urwandiko, rusaba umwami Aritazeruzi. Ngo amusaba urwandiko, amusaba n'uburenganzira bwo kuza guca mu kibira, kuza gutema ibiti byo kugira ngo bongere kujya gusana inzu y'Imana. Ngo umwami arabimwemerera. Ngo aragenda asaba n'itsinda rya bene Asafu, aravuga ati noneho uzajyane n'abo bantu bazagufasha. Imana ishimwe. Nehemiya arahaguruka rero ava i Babuloni, ngo araza. Ngo ageze i Yerusalemu, ngo asanga inzu y'Imana arahindanye. Ngo akora ikintu cyiza nakunze, ngo afata bya bintu bya Eliyashibu, bya bintu bya Tobiya na Geshemu na Sanibalati, ngo arabijugunya, bishugunya hanze. Ngo yeza ubuturo bw'Imana, ngo yongera gutegeka ko bongera gusubizaho ngo bintu by'Imana mu mwanya wabyo. Dukeneye inkunga y'Imana mu itorero ryacu. Dukeneye umuntu umeze nka Nehemiya. Dukeneye Nehemiya. Imana iduhe Nehemiya mu izina rya Yesu. Wongera gutunganya ubuturo bw'Imana, ibyo twanyazwe tukabigarurirwa, ibihe abantu b'Imana banyazwe bikagaruka, indirimbo twanyazwe zikagaruka, ibihe byiza gusabana n'Imana twagiye tunyagwa bikongera bikagaruka. Hanyuma uyu Nehemiya akora ikintu cyiza nakunze. Yesu ashimwe. Abwira bene wabo, arababwira ba Ezira, aravuga ngo nimuze twongere twubake. Ngo nimureba ko i Yerusalemu habaye amatongo. Ngo bongera kwiyumvamo imbaraga, bongera guhuza imbaraga. Ngo barongera biyumvamo ubundi budasanzwe, ubudahangarwa budasanzwe. Barongera biyungamo imbaraga. None ikintu kiryoshye, ngo bajyaga bajya kubaka, ngo ariko buri wese afite inkota.
kuko babaga bazi ko bafite abanzi. Aba basa n'imbarati rero na Tobiya na Geshemu ngo bazana amagambo y'urucantege, barababwira ngo kandi ibyo muri gukora ngo mutangiye kubaka, ngo mwongeye kubaka urusengero rw'Imana. Ati turababwiza ukuri rwose, ibyo ni nko kumfata amazi mukayasuka ku mugongo w'inkoko ahita yimanukira. Rwose nimuramuka munagerageje kubyubaka izo nkuta zanyu, ibyo bintu by'inkuta mugiye kubaka. Barababwira babaca intege Sanbalati na Tobiya na Geshemu, bavuga amagambo akomeye, baravuga ngo n'ibyo muzagerageza kubaka ingunzu zizabisenya. Sanbalati na Tobiya na Geshemu ni abacantege mu rugendo, barangije bashaka guca amaboko Nehemiya, bashaka kubatera ubwoba. Nehemiya avuga amagambo meza mu gice twasomye cya 6, ababwira amagambo meza. Nusoma igice cya 4 umurongo wa 4, bageze n'igihe abikorezi bacika intege, uwazanaga itafari acika intege, uwazanaga amasengesho acika intege, uwazamuraga indirimbo akatona acika intege, ngo bose bagenda bacika intege, batangira gucika intege. Reka rero Nehemiya azasenga isengesho ryiza, arababwira ati ariko ayo magambo muri kutubwira y'urucantege, ndabizi ntabwo ari Imana yabatumye, ntabwo ari Imana avuganye namwe, ibyo byo kuduca intege ngo urusengero ruzagwa, muri muzana. Donc bazana amagambo y'urucantege. Imana ikurinda abantu baguca intege uyu mwaka, abaguha inshuti z'umumaro. Nkwifurije inshuti z'umumaro, abantu b'abacantege ku buzima bwawe, bakubwira ngo ntacyo uzageraho, bakubwira ko nta terambere uzageraho, bakubwira ko ibyawe byarangiye, bakubwira ngo uzateo byarangiye, bakubwira ko utazashobora kuririmba muri iyo korali ugiye kujyamo, abaguca intege bakubwira ko utazashobora kuyobora intama z'Imana, uri umupasiteri bagusengeye vuba, abakubwira ko ntacyo uzashobora n'abandi byabananiye, babwira ngo neda, ntibishoboka. Mu ruganda bagamba neda, ntibishoboka, ntibizanabaho, Imana izagutiza amaboko. Nehemiya avuga amagambo meza, arababwira ngo ibyo byose muri kumbwira ndabyumvise nibyo, ariko nibyo mwikuriye mu mitima yanyu, ntabwo ari Imana batumye. Ubwo ari Imana itabibatumye rero, nta mpamvu yo kudakora umurimo, kutuzanaho amagambo y'urucantege, kugaragaza ko umurimo w'Imana utazakorwa. Abwira bene abantu ati ariya ni amagambo y'urucantege, uyu murimo w'Imana turimo uzakorwa, mwongere twiyongeremo imbaraga, Imana idutize amaboko. Asenga isengesho ryiza, aravuze ngo Uwiteka, wabyumvise n'amagambo yabo bahimbye mu mitima yabo yo kuduca intege, yo kutubwira ko amaturo dutuye aribwa n'abapasiteri, yo kutubwira ko iri toro rya ADEPR nta mumaro, n'ubundi bayizaye nta kintu batumarira. Dodoka mu yandi magambo, kutwereka amagambo y'urucantege, kubona ko itoro ryamaze gusenyuka ngo ryararangiye. Ibyo bintu ni amagambo y'urucantege. Avuga amagambo meza, aravuga ngo Mana, wabyumvise ko bari kuduca intege, wowe Uwiteka we unkomereza amaboko, ndashaka sapoti yawe, unkomereza amaboko. Mwivurije sapoti y'Imana. Imana ikomeza amaboko yawe pasiteri, Imana ikomeza amaboko yawe mushumba, uyu murimo ntabwo woroshe. Muririmbyi, Imana ikomeza amaboko yawe. Muhanuzi, Imana ikomeza amaboko yawe. Mwatuyeho gukomerezwa amaboko n'Imana, Imana iguhe sapoti. Dukeneye inkunga y'Imana uyu mwaka kugira ngo tuzawurangize. Banyamasengesho bagenzi banjye, bantu mukunda Imana, Imana ikomeza amaboko yanyu. Dore icyo Salomo avuze mu Migani igice cya 31 umurongo wa 20, aravuze ngo n'Imana iramburira abakene ibiganza. Aleluya, ndafashijwe. Imana iramburira abakene ibiganza, kandi indushyi ikaziteza amaboko. Nkwifurije kuramburirwa ibiganza n'Imana. 2026 akira ubuhanuzi. Imana avuze ngo iguhaye imbaraga, iguhaye sapoti. Akira ubuhanuzi, akira sapoti y'Imana, akira amaboko y'Imana. Wacuruzaga ntibigende, akira inkunga y'Imana. Wari warabuze akazi, akira inkunga y'Imana. Wabonaga nta kigenda, ariko akira inkunga y'Imana. Wabaga mu buzima bwo kwizengurukaho, akira inkunga y'Imana. Bari barakwirukanye mu kazi, akira inkunga y'Imana. Uyu mwaka nwatuyeho kugirirwa neza n'Imana. Tugiye gusenga Imana, Imana ikuramburira ibiganza, Imana ikwiyereke. Nehemiya aravuga ngo Imana inkomereza amaboko. Muyobozi uyoboye intama z'Imana, mushumba, apotre runaka, diakoni runaka, muririmbyi runaka, muhanuzi runaka, muvugabutumwa runaka, ashyira amaboko y'Imana. Imana dukomereza amaboko, kandi Imana ibahaye support. Turagushimiye kubw'inkungu duhaye Mana, nta wundi ushoboye byose ni wowe. Twebwe imbaraga nke
nke zacu ntizagira aho zigera. Dukeneye sapoti yawe mwami. Abaterankunga bananirwa ariko dukeneye sapoti yawe. Abana bacu bakeneye sapoti yawe ku mashuri. Aba babyeyi bagiye kujyana abana mu mashuri, dore minerivare zabuze, bakeneye sapoti. Mu izina rya Yesu natuye sapoti yawe mwami. Amaboko yawe narambuke, kandi uri Imana irambura igipfunsi cyawe ugahaza abatuye isi yose mwami. Umuntu wese wabuze uko agenza numuramburira amaboko. Urakoze kubyumvishije kandi ubyemeye, ni mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye, amen. Ndagushimiye wowe warudukurikiye kandi udukunda umunsi ku munsi. Ndagusabye ikintu gikomeye, nyemerera iyi video uyirebe kenshi, uyirebe cyane, ize kurangira uyirangize imara isaha cyangwa amasaha 2. Imana iraguha umugisha. Ndagira ngo turwane intambara yo kugira ngo turebe ko channel yacu aba monetize. Imana iho umugisha kandi Yesu azabana natwe. Ndabizi neza ko mu nkunda musengera, mu nkurikira umunsi ku munsi. Imana nanjye ndamburira amaboko ngera aho ngera, ndamburira amaboko nanjye ntera imbere nkawe, ntera imbere nk'abandi, twese dutera imbere kuko iterambere ryawe niryo ryanjye. Nutera imbere nanjye nzaba nteye imbere, nintera imbere nawe uzaba uteye imbere. Ndabizi neza ko uri umugisha kuri jyewe. Reka mvuge ngo hasta la vista cyangwa nti see you. Ndabakunda, Imana ibahe umugisha, amen.